akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Yereka uyu mwanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana dusangire insanganyamatsiko itubwira ngo kugarira amarembo y'indwara. Ijambo bita kugarira cyangwa se gukingira ni ugukumira uburwayi butaraza, ariko nanone kuko imbaga nyamwinshi ari abarwayi, ubwo birakwiriye neza yuko abarwaye bashobora kwivura kandi abatararwara bakaba bashobora kwikingira. Hari imiti rero, imiti bita ngo ni urukingo, indi ni ivura abarwaye. Ibyo byose turabyungukira hamwe mu ijambo ry'Imana dusoma muri kino cyigisho. Turareba amarembo indwara zinyuriramo, turebe n'uburyo twazugarira tukazikumira. Hari ibintu bigera muri 4. Hari gahunda mu mirire n'iminywere, ndetse ibi nabyo ibi nibyo turi buvugeho cyane. Hari birebana no kutagira ikiruhuko, kudakoresha impagarike n'ubwonko mu buryo bw'ubwuzuzanye. Turagerageza kuvuga n'imyambarire no kutagira ikiruhuko. Aha rero ahangaha indwara abantu barwara ntabwo zipfa kwizana. Turasoma duhereye mu gitabo cyo Kuva 15:26. Hari amabwiriza Imana yatanze kuyumvira bikabera buri wese umugisha. Haranditse ngo, arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza mu zo nateje Abanyegiputa, kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara. Ijambo rimwe ubutaraga twavuga ngo ni conditionnel. Hari ukumvira ibyo Imana yategetse, hari ukugendera mu nzira zayo. Ibi nabyo ku bantu kwitondera ibyo Imana yavuze byose mu birebana n'amategeko y'ubuzima, ibi nabyo bijya bituma umuntu akira indwara cyangwa se utarayirwara ntayirware. Ndasoma makeya zimwe mu ntandaro z'indwara. Mbanze nsome urupapuro rwa 61 inama ku mirire. Haranditse ngo kurya, kunywa no kwambara byose bigira ingaruka ku iterambere ryacu by'umwuka. Hepati ingeso zacu mu mirire n'iminywere zerekana niba turabisi cyangwa niba turabo mu mubare w'Imana yatandukanije n'abisi ikoresheje imbaraga ikomeye y'inkota y'ukuri kwayo. Kutirinda mu mirire yacu nibyo bidutera uburwayi kandi bikiba Imana icyubahiro cyayo. Bitewe no kwanga kureka inarije, benshi mu bwoko bw'Imana ntibabasha kugera ku rugero rukwiriye rw'iby'umwuka yabashyiriyeho, kandi niyo bihannye bagahindukira, imibereho y'iteka ryose izakomeza guhamya iby'igihombo bagize banga kureka inarije. Ahantu somya aha haravuze ngo kutirinda mu mirire n'iminywere, murabyumva neza, nibyo bidutera uburwayi. Aya magambo turasoma nanone ku rupapuro rw'123 na 24. Ndasoma dukeya mu byumve. Umuryango w'abantu wikururiye indwara z'ubwoko bwinshi bitewe n'ingeso zabo mbi. Ntibizi uburyo bwo kwitungira amagara mazima no kugomera amategeko agenga ukubaho kwabo, byabazaniye ingaruka zitagira ingano. Abantu rimwe na rimwe bagiye bamenya ko ingeso zabo mbi arizo nyirabayazana w'imibabaro yabagezeho. Bananiwe kwirinda mu mirire, maze ibyo kurya bibahindukira ikigirwamana kirari ryabo. Mu ngeso zabo zose bagaragaje kutita ku magara mazima
no ku buzima bwabo. Nk'ingaruka y'ibyo bagezweho n'uburwayi bikururiye ubwabo, bibwira ko babutejwe n'Imana, nyamara bitewe n'ingaruka z'ibikorwa byabo. Mu bikurikirane ndasobanura nyuma. Indwara ntiyipfa kuza hatabayeho impamvu. Ibanza gutegurirwa inzira maze ikinjizwa bitewe no kwirengagiza amategeko agenga ubuzima. Aha ndahasimbutse nambuke hepfo. Abantu benshi bafite imibabaro n'abandi benshi barimo kwicukurira imva bitewe n'umururumba w'indambi, barya ibigendanye n'irari ribi ryabo, bityo bagaca intege ingingo z'urwungano ngogozi, bagakomeretsa imbaraga zabo zo kwakira ibyo kurya byagirira umumaro umubiri wabo. Ibi biteza akaga k'indwara y'igikatu, ndetse akenshi bikazana n'urupfu. Imihindukire idasanzwe y'umubiri ituma umubiri ucika intege bitewe n'imigenzereze y'ubwiyahuzi abantu bamwe bakora, nyamara bagombye kumenya iby'ingenzi byabafasha. Mwumve, indwara ntipfa kwizana. Mu kubimenya neza biradusaba gusobanukirwa nuko turya, nuko tunywa, nuko twambara, nuko dukora n'ikiruhuko dufata. Kuri iyi ngingo y'ibanze ndagerageza ya mbere ivuga ibirebana n'imirire. Mu Bakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 31 ndetse n'umurongo wa 23, ujya kurya yibaza iki kibazo: namwe iyo murya cyangwa iyo munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Umurongo wa 20 ubona Abakorinto ba mbere ibice 10, uyu murongo ndi busome wa 23, nubwo twemererwa byose ariko bigira icyo bitumarira si byose. Byose turabyemererwa koko, ariko bitwungura si byose. Ujya kurya aratoranya. Muri uku kurya ntawupfa kurya ibyo abonye, ntawupfa kurya ibyo uko abonye. Byaba byiza ukabirya nabi, byaba byiza ukavanga ibitavangika. Rero kuri iyi ngingo y'imirire, abantu bafite ingorane zikomeye zibatera indwara. Ubwo wenda ndavuga ni ibihe byo kurya, ni imirire ikennye, ni ukuvanga ibitavangwa. Ibi nabyo ngiye gusa naho mbivugaho gatoya. Ni ibihe byo kurya, ni imirire ikennye, ni ukuvanga ibitavangwa. Kuri iyi ngingo y'imirire y'ibihe byo kurya, hari abantu benshi mu kurya kwabo, ubwo wenda bavuze iyo munywa niyo murya, iyo murya niyo munywa, hari ikinyobwa n'amazi. Hari abayanywa mu buryo bubi, hakaba n'abayanywa mu buryo bwiza. Icyo abereyeho mu mubiri mbese ni ikinyobwa gishinzwe gusukura umubiri, kuwuvanamo imyanda. Uko akenerwa inyuma, imbere ho biba birenze. Anyobwa ryari kugira ngo agukingire indwara, anyobwa ukibyuka mu gitondo, ntarenzwa ku byo kurya, kandi akongera kunyobwa mbere y'uko urya usigaje isaha. Ntabwo utegereza ko inyota iza, ahubwo ibyo wariye nimugoroba, mu gitondo utaragira icyo ukora, usabwa kunywa amazi kugira ngo nibura ibyo wariye, ingingo z'umubiri nazo zibashe gusukurwa, uhereye mu bwonko, mu ruhu, mu gifu, mu mara n'ahandi. Aya mazi ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nuzanywesha bamwe muri aba kirahuri cy'amazi akonje, azabihererwa ingororano. Yarazi agaciro k'amazi. N'Imana ubwayo mu rugendo rw'Abisirayeli bagize inyota baha amazi, amazi barayanywa, yari ingirakamaro cyane. Ariko mu birebana n'imirire cyangwa se ibihe byo kurya, turagerageza gusoma n'ubundi inama ku mirire kugira ngo turebe abantu ibibatera indwara mu bihe byabo byo kurya. Urupapuro rw'178 hari amagambo make turi bugerageze gusoma. 178 ni benshi mu mirire yabo usanga harimo akajagari. Abandi mu gitondo bakima ibyo kurya rero bagiye mu mirimo yabo ya buri munsi. Ariko aya magambo haranditse ngo mujye mufata ifunguro rya mu gitondo rihagije,
reka turebe abafata icyayi n'akagati bakajya mu kazi babiyimye imbaraga, ariko biranditse ngo igaburo rya mu gitondo mujye murifata ari igaburo rihagije. Haranditse ngo abantu benshi bafite akamenyero ko gufata ifunguro rya mu gitondo ridahagije, nyamara ubusa uburyo bwiza bwo kwita ku gifu. Mu gihe cy'ifunguro rya mu gitondo igifu kiba kimeze neza ku buryo kiba cyiteguye kwakira ibyo kurya bihagije kuruta ibya kumanywa cyangwa ibya nimugoroba. Turebye ni ryari abantu barya byinshi, benshi bagiye bagira ikinyuranyo, mu gitondo bakarya bike bakabyiyima, bakirirwa batariye, nimugoroba ari wo mwanya w'ikiruhuko, maze akaba ari bwo barunda, kandi muri uko kurunda igifu kikuzurirana. Ibyo bitara abantu benshi kuryama bakabura ibitotsi, bitara abantu benshi kugira ikizibakanwa mu gitondo, bitara abantu benshi bitewe n'uko igifu gikorana n'ubwonko. Ntabwo umuntu ashobora kugira umujinya, kwivumbura, kurakara ubusa, kwendereza, gikora no ku mico mbonera. Ibyo byo kurya byazazaniye igifu kuryama kitararangiza igogora ryabyo, ndetse ku bantu benshi ibitotsi bibagwa nabi, bararotaguzwa, ugasanga nanone uko kwiga mu igaburo rihagije mu gitondo bakirundirira byinshi nijoro, byagiye bigwa abantu benshi nabi. Ndasoma murabyumva. Mu gihe cy'ifunguro rya mu gitondo igifu kiba kimeze neza. Ni ikosa kugira akamenyero ko kurya ibyo kurya bike mu gitondo hanyuma ukarya byinshi ku manywa. Nimutegure ifunguro ryanyu rya mu gitondo ribe ibyo kurya byuzuye byenda kuba nk'ibihagije umubiri uwo munsi. Noneho urebye akamenyero k'igihe cyo kurya, abantu benshi iby'igitondo barabyigomwa. Ese igitondo ni ryari? Igaburo rya mu gitondo riba ryiza guhera saa 12 kugeza saa 3 za mu gitondo. Iyo ubiriye nyuma y'ayo masaha, benshi bitewe n'uko igifu n'umubiri wari witeze kugira icyo uhabwa ngo usanwe, abantu buzugwamo n'uburakari, guhugirana, ndetse benshi bababwira ubwonko bukagwa ikinya, maze ibyo kurya byo hirya y'ayo masaha ntacyo biba bikimariye umubiri mu buryo buwubaka no kuwusana no kuwuha imbaraga. Mwene muntu ukeneye kurya ku gihe gikwiriye igaburo rya mu gitondo hagati ya saa 12 na saa 3, ayo niyo masaha meza yo kwigaburira, maze ukaba wirinze indwara. Hepfo turasoma abantu benshi mwumva amagambo, bafashe akamenyero kabi ko kurya bagahita baryama, bajya kuryama. Bashobora kuba bafashe amafunguro 3 asanzwe, nyamara bakomeza kumva bananiwe, bikabatera kumva bagifite igisa n'inzara, bityo bigatuma barya ku nshuro ya 4. Uko bakomeza kwimenyereza iyo migenzereze mibi ihinduka ingeso, maze bagasigara bumva ko badashobora kuryama batariye. Inshuro nyinshi uku kwiyumvamo umunaniro bituruka kuba ingingo zigize urwungano ngogozi ziba zakoreshejwe bikabije, kumva nk'umuntu aryagagura kandi arya ibyo kurya bidatunganye kandi byinshi. Izo ngingo rero zigize urwungano ngogozi ziba ziremerejwe, zigeraho zikaruha, maze zigakenera igihe gihagije cyo kuruhuka kugira ngo zigarure imbaraga n'ubuyanja. Ifunguro rya kabiri ntirigomba rwose gufatwa igihe igifu kitabonye igihe gihagije cyo kuruhuka umurimo wo kugogora ibyo kurya by'ifunguro rya mbere. Niba umuntu yahisemo gufata ifunguro rya gatatu, rikwiriye kuba ryoroheje kandi akarifata hasigaye amasaha menshi mbere yo kujya kuryama. Kuri benshi ibihe byo kurya bagiye mu by'ukuri batabyitaho, niho basomye benshi ngo nyamara kuri benshi iyo bamaze kunaniza igifu kirababara kigataka, ariko ntibagirire umunaniro wacyo ngo bakiruhure. Barakomeza bakakidudira ibindi byo kurya, bakongera gukoresha nanone ingingo z'urwungano ngogozi, bikaziteza gukora no mu masaha ya nijoro. Ibitotsi bya bene aba bantu ugasanga kenshi bigenda birogowa no kurotaguzwa n'inzozi mbi, maze mu gitondo bakabyuka bataruhutse bihagije, bumva umunaniro mu mubiri ugendana no kumva badafite ipfa ry'ibyo kurya.
umubiri wose wumva watakaje imbaraga zawo. Mu gihe gito ingingo z'igogora zicika intege kuko ziba zitabonye umwanya wo kuruhuka nk'uko bisanzwe. Ibi tubisomeye kugira ngo abagize akamenyero mu mirire katari keza bongere barebe impamvu n'ingaruka bagiye biteza. Hepfo rero baranditse ngo mu gihe gito ingingo z'igogora zicika intege kuko ziba zitabonye umwanya wo kuruhuka nk'uko bisanzwe. Aba bantu bahura n'uburwayi bwo kubabara mu nda gutewe n'igogora ribi, maze bakibaza icyabateye kumererwa gutyo, nyamara baba basaruye ingaruka z'icyo bikururiye. Iyo bene iyi migirire ikomeje igihe kirekire, ubuzima burangirika bikomeye, amaraso arahumana, uruhu rugahinduka umuhondo, kandi akenshi rukazana ibibyimba. Akenshi muzumva bene aba bantu batakishwa n'ibyo bibazo, hamwe no kuribwa ahagana mu gifu, ndetse n'igihe bari mu kazi biba ngombwa ko baba bakaretse bakaruhuka bitewe n'igifu kiba cyananiwe cyane. Bamera nk'abadashobora gusobanura impamvu y'icyo kibazo, kuko igihe ubu buribwe bushize basa nk'abafite amagara mazima. Reka wenda turebe ku bantu benshi bakunda kurya, ariko bakarya bakererewe. Ibi ntabwo ntibitindeho, ni ibihe byo kurya. Igihe cyiza ni mu gitondo, ni igihe nanone nimugoroba. Bavuze ibyiza by'amafunguro abiri, kurya mu gitondo na nimugoroba. Ubwo bifasha intekerezo gukora neza, biruhura igifu. Igitabo kiratubwira neza ngo umuntu ashobora kurya mu gitondo akongera gukenera kurya hasigaye hashize amasaha 6 hagati y'igaburo n'irindi, maze yajya kuryama nimugoroba ibitotsi bikamugwa neza. Bavandimwe bwoko bw'Imana, iyi mirire ni myiza. Baravuze ngo amafunguro 2 ku munsi abingenzi kurusha amafunguro 3. Iyo umuntu afashe ifunguro rya nimugoroba hakiri kare, uri kubyumva neza? Iyo umuntu afashe ifunguro rya nimugoroba hakiri kare, bibangamira igogora ry'ibyo kurya bya kumanywa. Igihe rifashwe bitinze, igogora ntirishobora gukorwa mbere yo kuryama, ribangamira ibitotsi, bityo igifu ntigishobora kuruhuka uko bikwiriye. Ibitotsi birabangamirwa, ubwonko n'imyakura bikaruha, maze ibyo kurya bya mu gitondo bikaribwa umuntu atabifite igipfa, bityo umubiri wose ukumva utaruhutse kandi ukaba utiteguye gukora akazi k'umunsi mushya. Birerekana neza yuko iyo wariye ku manywa kongera kurya ibya nimugoroba hakiri kare, igifu kitararuhuka ubu kibangamiye. Rero biranditse ngo ingeso yo gufata amafunguro 2 ku munsi akenshi igira umumaro mwinshi ubuzima. Nanone bitewe n'impamvu runaka, abantu babasha gukenera ifunguro rya gatatu, wenda n'abakoresha imbaraga bakarya mu gitondo kare, ariko rya nimugoroba ibitabo bitubwira neza ngo bakwiriye kuri irya ryoroheje. Ariko nanone abiyicarira bo, abakora imirimo yo mu biro, abanyeshuri, abo ngabo bakoresha ubwenge cyane, amagaburo 2 ku munsi yabagirira akamaro. Ikindi dusoma mu ijambo ry'Imana, turareba kugarira amarembo y'indwara rya 2 ku munsi, ni mu gitondo ni nimugoroba, kandi uryisigaje amasaha menshi mbere yo kuryama. Kubo byashobokera saa 11 saa 12 aba ari amasaha meza, ariko saa 12 nabo ni kubabuza uko babigenza. Amasaha ibitabo biratubwira neza yuko amasaha meza y'igihe cyo kurya, iyo bwije umuntu aba akwiriye kwirinda kurya, kuko biranditse ngo nk'umuti w'uburakari. Biranditse muri cya gitabo cya cyigisho twasomaga 179 yuko nanone abakeneye kwirinda uburakari bakwiriye kujya barya kare, ntibaryame igogora ritararangiza umurimo waryo. Reka kongere tuje mbere. Gishobora gutera indwara ni ukuvanga ibitavangwa, nibyo bita mauvaise combinaison. Ibirese iyo umuntu ajya kugabura ntabwo ijya kurya bigenda bite, kuko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo ryayo hari inzira nziza, hari uburyo Imana yagiye iyobora abana bayo mu kurya. Ibyo kurya bigomba kuba birimo ibyubaka umubiri, ibikomeza umubiri, ibikingira umubiri,
ndetse nk'uko twabivuga wenda mu nshamake, amazi Imana yageneye umuntu nk'ikinyobwa kigenewe gusukura umubiri, yongera gutanga imboga nk'ibyo kurya bigendereye barise ngo ni aliment de fonctionnement, ibyo kurya bituma ingingo zikora neza, yongera gutanga imbuto, baravuze ngo imbuto ni aliment de reproduction, ni byo kurya bishinzwe imyororokere, yongera gutanga ibinyampeke nabyo byita ngo ni aliment de faculté, ni byo kurya bitanga ubushobozi bw'ubwenge. Ibi rero ujya kugabura yumva ko ibi ngibi ashobora kubikoresha, ariko nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana, umwana w'Imana wese mu kugabura aba akwiriye kumenya ngo burya umubiri wanjye kugira ngo ngukingire hakenewe vitamine C, kugira ngo umubiri wanjye n'amaso birebe neza, umwana agire igikuriro hakenewe vitamine A. Noneho mu kujya kuvanga ibyo byo kurya, ibyo bita mauvaise combinaison, ni ukuvanga imboga n'imbuto. Ubundi kuri bamwe ni ukurya ibyo kurya bitetse ukabibanza maze ugaherutsa ibibisi, ibi nabyo ubangamiye igifu cyawe. Ni nk'ujya kugusasira maze ikiringiti akakibanza ku mubiri, ishuka akarishyira hejuru, uko niko abagira ibyo kurya bibisi desere baba bagiriye imibiri yabo. Akaba rero dusabwa kubanza icyo kurya kizima cyangwa se kitahuye n'umuriro. Ubwo niba watetse imboga koresha salade, niba watetse ibyo kurya bitagira imboga koresha imbuto. Noneho kwigaburo ryawe ntihakabure ikinyampeke cyangwa se imboga cyangwa se imbuto, ngo bibanzirize iryo gaburo bitewe n'ibyo wateguye. Ibi nanone amavuta aya ngaya akomoka ku bimera, yaba ari ayerayo, yaba ari aya soya, yaba ari aya sezame, yaba ari ay'ibigori, yaba ari ay'ibihwagari, ayo niyo ni meza ku mubiri. Mu mpagarike wayashyira kuri salade cyangwa ukayashyira ku byo kurya, kuko agendereye gushyushya umubiri. Uba ukeneye poroteyine ku igaburo, ariko ibyo tuvuga ni ibikomoka ku bimera. Washaka ibishyimbo, washaka soya. Ibu mu byo kurya iyo utabonye ibishyimbo washaka soya, ushaka ndetse n'ubunyobwa. Ibyo nabyo ntibikwiriye kubura mu byurya, kimwe muri ibyo ku igaburo. Ariko mbabwire nti nk'ubunyobwa ntukabutegure nijoro, bitewe ngo birye nimugoroba, kuko igogora ryabwo ritinda cyane. Ibyo kurya by'umugoroba ku bantu bashaka ubutaraga bisabwa kuba bidakaranze, kuko ibikaranze bitinda mu igogora, bibangamira igogora iyo nta mirimo ugiye gukora, bituma rikora mu buryo bwihuse. Twigiye imbere rero, ubwo imirire ikennye, kuvanga ibitavangwa, reka duse naho tubitambukaho tujya ku ngingo ikurikiyeho, tujye mu myambarire nayo ishobora gutera ubuzima cyangwa uburwayi. Imana mu bwenge bwayo yagennye ko abambara, nanone amategeko agenga imyambarire nayo ariho, cyane cyane ni 20 ya Bibiliya. Ndasoma bike mu mwuka w'ubuhanuzi mu gitabo ngiye gusoma kirebana n'imyambarire, naho ndagerageza kuhasoma. N'amagambo ari mu Timoteyo ya mbere 2:9, n'amagambo yaje kuvugwa kandi n'abagore nuko nashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni, birinda kandi batirimbisha kuboha umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imarigarita cyangwa imyenda y'igiciro, ahubwo birimbisha imirimo y'ingeso nziza, kuko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Ni umurongo ureba abagore. Turasoma n'ubundi kuva 28 umurongo n'uwa 2 n'uwa 3, ubudodere Aroni n'abana b'imyambaro kugira ngo ibatere icyubahiro n'umurimbo. Aha tuhasanze ibyitwa kugira isoni, nabyo turabirebera hamwe. Ibirebana n'imyambarire 386 ibihamya umuzingo wa mbere. Wagira inama ku babyeyi ashobora kukimwagira amagambo usomaho makeya.
iyi ni imyambarire. Ndasoma aya magambo, ababyeyi abandeze amatwi mwumve aya magambo. Abagore n'abakobwa bakwiriye kwambika amaboko n'amaguru byabo bitaye ku buzima no kumva ko baguwe neza. Ibirenge n'amaboko byabo kimwe n'amaguru bikeneye kwambikwa bigasusuruka kuko ibyo abagabo biba bimeze. Aya magambo arakaze. None se bavandimwe, turasomye ngo abagore n'abakobwa bakwiriye kwambika amaboko n'amaguru byabo bitaye ku buzima bwabo no kumva baguwe neza. Ibirenge n'amaboko byabo kimwe n'amaguru bikeneye kwambika bigasusuruka nk'uko iby'abagabo biba bimeze. Kubwiye ngo mukobwa mubyeyi ntukambara isengeri ngo wirirwe wigendana uvuge ngo byaciyemo, ntukikubitemo ikabutura cyangwa mini. Ibi wenda ndaza kubisoma kugira ngo ubyumve. Turasoma. Umubiri ntukwiriye na gato kubukandwa n'utwenda duhambiriye igituza, inda n'urukenyerero. Ku bashaka ubutaraga, ibitabo bitwereka neza. Igitabo Inama ku babyeyi, abarezi n'abigisha, urupapuro rwa 246 turabisoma. Ingaruka zabyo turebe, abagiye barwara turabisoma gake mu byumve. Ikanzu ikwiriye kuba yoroshye rwose kugira ngo ibihaha n'umutima bibashe gukora neza. Ikanzu ikwiriye kugera nibura hejuru gato ubugombambari ngira ngo murabuzi. Ese wowe uje umwambika ute? Turareba ingaruka yo gukonjesha amaguru, agatuza n'ibindi. Ariko nanone ntigende kubura inzira n'imiharuro ku buryo byasaba kugenda uyizamuza ikiganza hepfo. Nanone kandi ikanzu ngufi gato kuri iyi nayo yabikwiriye, ibereye umuntu kandi igatuma ubuzima bw'abagore n'abakobwa bumererwa neza igihe bari gukora imirimo yo mu rugo, ndetse by'umwihariko babandi bagomba gukorera imirimo y'imbaraga hanze y'urugo. Ntabwo amayunguyungu yemerewe gutwara ibintu biremereye. Ibi nabyo mu byumve. Amajipo aremereye yambarwa na bamwe kandi akaba aremerera amayunguyungu yagiye aba intandaro y'indwara zinyuranye zidakira mu buryo bworoshye. Ababazwa nazo basa n'abatazi impamvu y'imibabaro yabo, maze bagakomeza kwica amategeko agenga imibiri yabo binyuze mu guhambira urukenyerero rwabo no kwambara amajipo aremereye kugeza ubwo bimugaje ubuzima bwabo bwose. Iyo babwiwe amakosa yabo, benshi bahita bavuga ko batangaye bati kubera iki bene iriya myambarire yabita kigezweho? Mbese bitwaye iki niba ariko biri? Iri jambo murizirikane abandeze amatwi bene data bashiki bacu. Iyaba twagiraga imbaraga zo kutajyana n'ibigezweho zarangaga abagore ba kera byahise batatwarwaga n'ibigezweho, byaba ari ibintu byo kwifuzwa. Hepfo aravuze ngo mu bagore 1000 harimo umugore umwe rukumbi wambika amaboko n'amaguru mu buryo bukwiriye. Utambukije abagore 1000, uwambere agatambuka wasanga utihambiriye ngo yambare ipantaro ihwanye n'amasugisi uko amufashe ku maguru, ku mabuno ndetse n'ibibero. Batambuka ari 1000, utihambiriye yagejeje mu ntege, utagejeje mu ntege ireshya n'ikariso, maze ukabona baragiye baramingaminga. Ubwo bukonje burazamuka bukagera mu myanya ibyara. Ubwo bukonje bitewe n'uko imyanya y'ibanga y'igitsina gore isa n'iri hanze, ubwo bukonje burazamuka bukagwa n'abinyababyeyi. Kuri benshi bakarwara ibibyimba, abandi bakarwara byaba ibyo muri nyababyeyi ndetse n'indwara zo mu mabere, ibibyimba byo mu mabere. Rero baranditse batya bagira bati mu bagore 1000 harimo umugore umwe, ni 388 rukumbi wambika amaboko n'amaguru mu buryo bukwiriye. Ngaho reba uyu munsi wa weekend, reba abasohotse urabona amabere baratwikira imoko, uku kuyakubita kwizuba, uyu muyaga uha agatuza n'ibitugu. Ibi byabaye intandaro z'indwara z'ubuhumekero, indwara z'umutima ndetse n'izindi turi bubabwire. Haranditse rero ngo uko ikanzu yabireshya kose amaguru yabo akwiriye kuba afubitswe kuko y'abagabo
aba yambitswe. Abana b'Imana ntabwo ndi gutinda ahantu. Amaguru n'amaboko n'ubugombamburi byambitswe bityo biba birinzwe umuyaga uhuha. Ibirenge n'amaguru byambitswe mu buryo bwiza n'imyenda itera gususuruka, itembera ry'amaraso rizaba rimeze neza kimwe rigera mu bice byose by'umubiri, bityo amaraso akomeze kuba atunganye kandi afite ubuzima bwiza, kubera ko aba adakonje cyangwa ngo abuzwe gutambuka mu nzira yayo kamere ajya mu mubiri wose. Murabona ko abantu benshi mu myambarire ntabwo bita ku buzima bwabo, ariko kubera bavuze ibintu byinshi. Hasi matinda cya gitabo kivuga ngo iki, inama ku babyeyi, ni page 200, reka mbahe page ni 307. Haranditse ngo ndavuga ibintu bigera muri 3 ariko murabizirikana neza. Haranditse ngo haranditse kwihambira cyane kambere haruguru mu myaka ishize akayaterwa no kwambara imyanda igundiriye mu nda kavuzweho bihagije ku buryo abatakaza ari bake. Kwambara imyenda ihambiriye mu nda, nyamara imbaraga zibigezweho ziragutse cyane kuko iki kibi gikomeje kwiyongera. Iyo babikoze abagore n'abakobwa bakiri bato baba bigiriye nabi bitavugwa. Ni ingenzi ku buzima kw'igituza cyisanzura bihagije ku buryo ibihaha bishobora kuzura umwuka mwiza mu buryo bushyitse. Iyo ibihaha byahambiriwe umwuka mwiza byakira uragabanuka, amaraso ntahemburwe mu buryo buhagije, maze imyanda yagakwiriye gusohorwa n'ibihaha ikayagumamo. Ibirenzeho gutembera kw'amaraso gakoma mu nkokora, maze ingingo z'imbere mu mubiri zikihinahina kandi zigasunikwa, maze ntizibe zigishoboye gukora neza. Iyi ni imyambarire. Wijya wiyambika nk'ufunzwe. Kwihambira cyane ntabwo bihindura imiremerwe yawe. Murabyumva neza. Noneho umuntu yambara neza ate? Baravuze ngo kugira ngo umuntu yambere neza ni ingenzi ko yiga byitondeye icyo buri rugingo rwose rw'umubiri we rukeneye. Agomba kwita ku miterere y'ikirere, ibimukikije, imiterere y'ubuzima bwe, imyaka afite n'umurimo akora. Buri mwambaro wose ugomba kuba umukwiriye, udakoma mu nkokora gutembera kw'amaraso cyangwa ngo ubangamire guhumeka. Imyambaro ikwiriye kubirekuye kugira ngo itaboha amaboko igihe umuntu yazamuye. Uku ni ukwambara. Abihambiriye, abiteje indwara, turaganira kugarira amarembo y'indwara. Ni benshi barwaye bitewe n'uko bambara. Ntabwo ahambatinda ndahavuye, ntabwo dutinda ahantu. Reka tujye ku ngingo ivuga kudakoresha impagarike, maze tujye ku kanyuma ko kutaruhuka. Bavandimwe bwoko bw'Imana, hari benshi bakoresha ubwenge ariko ntibakoreshe impagarike yabo. N'abantu benshi batinyeganyeza. Imana imaze kurema Adamu yamuhaye akazi, imubwira gukoresha amaboko, imuha ingobyi ngo ayihingire, kwimenyereza. Yakoze umurimo w'amaboko, akoresha w'intekerezo, ariko gukoresha urugingo rumwe urundi rudakora waba wigiriye nabi. Hari abandi bitewe wenda bitewe ahari wenda no kugwa mu mafaranga, benshi bumva ko gukora bitesha umuntu agaciro. Oya, ntibitesha agaciro, ahubwo biragatanga, bizana amagara mazima. Mu bitabo ndibugerageze gusoma, mu gitabo cyitwa imyitozo ngororamubiri, ndasoma bikeya mwumve impamvu 75, impamvu 75 zerekana ko kwinyeganyeza, akamaro ko kwinyeganyeza cyangwa gukoresha imbagarike yawe. Urupapuro rwa 11 baravuze batya bati: La pratique de l'exercice physique est un outil très utile pour forger le caractère et établir les bonnes attitudes permettant de triompher dans la vie. Kintu gikomeye bavuze ni kingiki, ni imyitozo ngororamubiri. Baravuze ngo kugira imyitozo ngororamubiri ni igikoresho cy'ingirakamaro cyane mu gutunganya imico ndetse no kugira inyifato nziza ishoboza umuntu kunesha mu buzima, kwegukana insinzi mu buzima.
ndasoma dukeya. La vie est un mouvement et le mouvement est la vie. Erega burya ubuzima ni ukwinyagambura, kandi kwinyagambura nibwo buzima. Ni benshi ubona ubu ndavuga indwara zikomoka ku kutinyeganyeza, kudakora imyitozo ngororamubiri, kudakoresha impagarike. Nderekana inyungu ku rupapuro rwa 20 haravuze ngo 75 raisons pour faire de l'exercice physique. Impamvu 75 zatuma umuntu akora imyitozo ngororamubiri, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba ari umurwayi. Bwo turabisoma mu birebe. Baranditse ngo iyo umuntu akora imyitozo ngororamubiri, baranditse ngo aide à perdre le poids, bifasha umuntu kugenda agabanya ibiro, azimiza ibiro. Aide à conserver le poids idéal, bifasha umuntu kugira ibiro bikwiriye, mbese bitarenga cyangwa ngo bibe hasi. Gatatu, baranditse ngo augmente réduire le risque de maladie coronaire, bati bigabanya indwara, uranyumva neza, bigabanya kurwara indwara z'imitsi yo mu gatuza ijya mu mutima. Hari abantu benshi uyu mutsi umanuka ajya mu gatuza, hari igihe hano wumva hasa n'igisebe, noneho kumva munsi y'ibere ry'iburyo uyu mutsi uva ruguru ukanyura ahangaha, abantu bakumva bari kuribwa cyane nk'igisebe. Uwagira ngo ukore imyitozo ngororamubiri, ibyo byakurinda ubwo buribwe. Baravuze bati fortifie les muscles cardiaques, bijya bikomeza imihore y'umutima. Baravuga bati réduit le pulsation en état au repos, bijya bigabanya gutera k'umutima kwa cyane igihe cy'ikiruhuko. Ikindi réduit la tension artérielle, burya bijya bigabanya umuvuduko urenze gutera kw'amaraso. Urabona ko umutima uratera, umisha amaraso, ariko gutera kw'amaraso mu mitsi nako kugenda kujya ku rugero, umuntu ntarwara umuvuduko uyikora imyitozo ngororamubiri. Tandukanya imyitozo na siporo. Muranyumva neza, ntabwo ari siporo, ahubwo ni imyitozo ngororamubiri. Ikindi réduire le cholestérol, ijagabanya urugimbu mu maraso. Imyitozo ngororamubiri kamyihutishe bwangu. Contribuer à une meilleure oxygénation organique, gutuma burya umwuka mwiza ugera mu ngingo zose mu buryo bworoheje. Bigira uruhare améliore fonction respiratoire, bitunganya imikorere y'ubuhumekero. Augmente la capacité pulmonaire, yongera ubushobozi bw'ibihaha. Reka mbabwire ni iyo twicaye ntacyo dukora, mu munota umwe tuba twinjije litiro y'umwuka mwiza mu bihaha, ariko twakwihuta twakora imyitozo ngororamubiri tukaba twinjije litiro 12 mu munota. Hepfo ati bituma baravuze ngo soulage les symptômes de l'asthme, bigabanya ibimenyetso bya asima, byotuma igogora rigenda neza, bituma nanone kwituma bitagora abantu. Yewe prévient la formation de calcul biliaire, bikingira kubaho kw'imisenyi mu gasabo k'indurwe. Ubwo noneho ni byinshi twasoma. Yewe réduire le risque de diabète du type 2, rega bigabanya kurwara diabete y'abakuze. Noneho ikindi bavuga soulage les douleurs menstruelles, igabanya uburibwe igihe cy'imihango. Soulage les maux de dos, ati n'uburibwe bw'umugongo. Améliore la fonction des articulations, bitunganya imikorere y'ingingo hiniro. Augmente la force musculaire, byongera imbaraga z'imihore. Rapidité d'action musculaire, byongera kwihuta gushabuka kw'ingingo kw'imihore. Noneho n'imikoranire yabyo bavuga ibintu byinshi. Soulage les effets de varices, abantu barwara amaribori, utudutsi dutoya two ku maguru, bijya bigenda bigabanya yewe ubwo burwayi. Ni byinshi ntabwo twabivuga. Byongera ubudahangarwa mu mpagarike,
n'ibindi ndetse byongera uburame n'ibindi. Kutinyeganyeza se byaba bitwaye iki? Kudakora iyo myitozo byaba bitwaye iki? Bavuga zimwe mu ndwara, baravuze indi ndwara umuntu arindwa nizo bita AVC, ni indwara accident vascular cerebral, yo bita stroke, kuziba kw'imitsi yo mu bwongo, kuvira mu bwongo. Abakora imyitozo ngororamubiri izo ndwara nazo barazikingira. Murabona ko ntazivuga zose. Icyo ngeraho rero, indwara bagerageza kuvuga yo kutinyeganyeza, kudakora imyitozo ngororamubiri, bavuze iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso, kwiyongera kw'ibiro, bavuga nanone diyabete, umubyibuho w'ikirenga, ikindi bavuze ni indwara y'umutima ndetse n'izindi ndwara nyinshi abantu. Iyi ndwara nanone yo kuziba cyangwa se kuziba kw'imitsi, ugasanga mu mitsi harimo urugimbu rwinshi, ubwo niyo excès ya cholesterol. Ni indwara nyinshi abantu bashobora guhura nazo. Kangiye mu cyo bita kutaruhuka, nawe reka mpagere maze nshyire umusozo k'ikigisho. Imana mu ijambo ryayo ni Zaburi 104 hatubwira ko umuntu nubwo yamugeneye gukora ariko yamugeneye no kuruhuka. Ni Zaburi ya 104, ndarasoma umurongo wa 20. Uzana umwijima rikaba ijoro, nibwo inyamaswa zo mu ishyamba zose zisohoka zomboka, imigunzu y'intare ivugira ku muhigo wayo, ku Mana niho ishakira ibyo kurya byayo. Izuba ryarasa zikagenda zikaryama mu masenga yazo, abantu bagasohoka bakajya ku mirimo yabo no ku miruho wabo bakageza nimugoroba. Nagaha Imana yahaye umuntu ko gukora. Ni mu gitondo, na Yesu avuga mu gitabo cya Yohana ngo mbega umunsi tufite amasaha ngahe 12, ngaho kora 28, kora umubyizi w'ejo uwukore none. Mu bitabo byinshi ubwonko waburushya, impagarike wayirushya, noneho ibyo bikakugiraho ingaruka, ariko kutaryamaho. Na imirongo igera muri 3 ya Bibiliya tagerageza gusoma ingorane zo kutaruhuka, ariko mbanje gusoma iyi mirongo ya Bibiliya. Ni Imigani 3 umurongo wa 24, Imigani 3:24 haranditse ngo nuryama ntuzagira ubwoba, uyu umuntu wakoze niko kuzaryama kandi ibitotsi byawe bizakugwa neza. Umubwiriza 5:11 niho handitse ngo ibitotsi by'umukozi bimugwa neza. Ibitotsi by'umukozi bimugwa neza. Arongera ngo ariko guhaga k'umukire kumubuza gusinzira. Arongera yerekana ingorane, ni ibice 8:16. Umubwiriza ni yaravuze ati amagambo naje gusa 16:8-16 haranditse ngo ubwo nerekezaga umutima wanjye kukumenya ubwenge no kureba imirimo ikorerwa mu isi, kuko hariho uwibuza ibitotsi ku manywa na nijoro. Nta cyabimubujije, ariko agenjeje ate? Arabyibujije. Ibyo nabyo arabyibujije ku manywa na nijoro. Yibujije iki? Ibitotsi. Uyu byibuza ku manywa, ahari uri kureba igikombe cy'isaho kigeze, kandi wenda barakina nijoro, bararyama saa 8, ataramenya winjije igitego, unareba televiziyo, ababyinnyi n'ibindi. Amasaha y'ikiruhuko akayigomwa areba televiziyo, undi ari kuri telefone aganira n'umukunzi. Ibyo bigatuma amasaha yo kuruhuka, dore ibitotsi bigira ibyiciro 3. Hari ibitotsi bibanza bishinzwe kuruhura umubiri, impagarike wakoresheje, ibikurikiyeho bikaba bishobora kuruhura ubwenge. Mu byiciro cya 3 ni ugutuma ibyo wariye bikwirakwizwa neza mu mpagarike. Harimo ibyiciro 3 by'ibitotsi: ibibanza uruhura umubiri, 2 ukaruhura ubwonko, 3 ibyo wariye bikagenza bite? Bigakwirakwizwa aho byagenewe, maze umuntu akabyuka afite imbaraga. Abanza ashobora kuba 3, akurikiye ashobora kuba amasaha 3, andi yaba 3 cyangwa aburaho. Ubwo
byagaragaye neza ko abantu baryama amasaha 8 n'igice ubona amasaha 60 buri cyumweru bafite ubwenge butajahagurika, bafite kutibagirwa, gukurikirana ibintu neza, kandi bakagira imbaraga n'ubushobozi bw'ubwenge bwibuka, ukamenya amazina y'abantu, bakurangira ahantu ukahamenya, ugafata mu mutwe ukamenya gutondekanya ibintu, nibyo bita memoire d'enregistrement, ikora neza. Ubwo memory card bwo n'ubwonko, nubwo abantu bahindutse ngo n'abantu imashini, ngo l'homme est devenu homme machine. Calculatrice kubara imibare ntibya ngo banze ukore ku kantu kawe, kariya kamashini kawe, telefone, calculatrice. Iyo wariye neza, ukaruhuka neza, ukagaburira ubwonko, ukaruhura impagarike, ukaruhura ubwonko, ndetse n'ibyo wariye bigakwirakwizwa aho byagenewe, ubutaraga urabubona. Noneho ntiwibuze ibitotsi kubw'impamvu runaka, ushobora kubyibuza urwaje umurwayi, ushobora kubyibuza kubw'ibihe bibi, ushobora kubyibuza kubwo ingorane runaka ziyadukije, ariko kwibuza ibitotsi ku bwende waba wihamukiye. Kutaruhuka nabyo ni ukwimerera nabi, kuko ubuzima nibwo butunzi. Reka nje namwe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, twemere kuyoborwa naryo, ubutaraga bube ingorano zacu, ibyo dukora ndetse n'imico mbonera tubihabwe no kumvira ibyo Imana yategetse, ibidushoboze kandi ibiduhere mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, biga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.